umutwe we wari mu gituza cyanjye ndimo gukora mu misatsi gahoro gahoro twirebera filime. Yari mu masaha nimugoroba muri weekend ituje. Ako kanya twumvishe umuntu akomanga, umugore wanjye ajya gukingura. Numvise ijwi ry'undi mugore ribaza niba mpari. Umugore wanjye nawe ati urinde se ko ntakumenya. Mugenzi we nawe ati Raymond yaba arimo, Raymond yaba hari ko mbona imodoka ye hanze. Umugore wanjye ati urinde se uzi imodoka y'umugabo wanjye atwara. Bakomeje gusa n'abatungana, ubwo nanjye nari ndimo mbumva ariko ntazi urimo kumbaririza mu by'ukuri. Nsohotse nakubiswe n'inkuba. Wa mugore akimbona ati Raymond, ndambiwe kuba mu buzima bw'ikinyoma. Urabwiza umugore wawe ukuri cyangwa se mbimwibwirire? Mu maso y'umugore wanjye yagize ikintu gisa n'ubwoba, nanjye ndabibona rwose. Ntangira kurya indimi nabuze icyo mvuga. Wa wundi wari ku muryango nawe yakomeje gusakuza abwira umugore wanjye ibyacu byose ati njye na Raymond turi mu rukundo. Njye nawe duhuje amaso ati Raymond ndatwite. Umugore wanjye yahungabanyijwe n'iryo jambo, arababara cyane. Yahise yirukanka ajya mu cyumba arimo arira yenda guturika umutima. Avuze induru nk'umwana, nsigarana nayo nshoreke yanjye hanze. Uwo mugore waje ambariza mu by'ukuri numvishe murakariye cyane. Mbabajwe nuko avuze ibyo umugore wanjye atari yiteguye kumva. Numvishe mbabaye, ariko ambwiye yuko atwite umujinya wanjye wese ugabanyuka. Ndishima rwose, ibyishimo biransaga. Numva ahubwo namuterura nkamusimbiza. Naramwegera mvuga gahoro nti koko sura twite. Uwo mugore nawe ati nukuri nimba musingiza impapuro tugiye kwitwa ababyeyi njye nawe. Narabwiye nti okay ngaho ugenda ubonegereje mu modoka ndaje gatoya. Reka mbanze mvugane n'umugore wanjye. Nasanze umugore wanjye arimo gutundura imyenda mu kabati garderobe yazirangaje, imyenda yose yayikuyemo yishyize mu ivarisi atanayizinze. Ubwo ni karimo arira yenda kwisatura. Nyikinga urugi ninjiye nawe ati Raymond kuki wankora ibi ngibi koko? Nanjye nti ariko ugutabeshye wumvaga nzategereza kubona umwana ryari? Urabizi yuko utabyara uri ingumba, ntabwo ushobora gutuma nitwa papa. Tuvugishije ukuri uretse kwikunda, kuki wumva wambuza amahirwe yo kuba umubyeyi nk'abandi? Umugore wanjye yahise ariko ibyo yari arimo byose byo gutunda imyenda muri varisi arunamuka, andeba mu maso, aranyegera. Nanjye ntangira kugiramo akantu k'ubwoba mu mutima wanjye. Ibirenge byanjye bitangira gusubira inyuma gahoro gahoro. Naramurebaga mu maso nkabona yabaye nk'intare neza neza. Mu bitekerezo byanjye numvaga agiye kunkubita urushyi byanze bikunze. Ubwo arangije mu ijwi ririmo ikiniga ati none kuki cya cyizere cyose? Ubwo kuko yahise yibutse mu mezi make yari ashize turi kwa muganga, ubwo umugore wanjye yiyumvaga nabi cyane ambwira ati ndabizi biragoye cyane yuko wanyihanganira, uyu mwaka wari ubaye wa kane tugitegereje umwana. Umugore wanjye naramuhobeye icyo gihe, ndamubwira nti humura sinzakuvaho nubwo byansaba indi myaka ine yose yo kugutegereza. Ndagusezeranyije tuzabinyuranamo byose. Koko nanjye uretse kwihagararaho numvisha ari ububwa bukomeye guhumuna isezerano utazabasha kurinda. Ariko ku rundi ruhande nanjye numvaga nejejwe nuko nyine mbonye umwana w'umugore atwite nyine. Uretse uwo byabayeho n'ukuri nawe byakugora kuba wanyumva, ariko byakugora kwihanganira kubaho nta mwana kandi ufite ubushobozi bwo kubyara unabizi. Bisa no kwigurana umuntu, kandi si impamya yuko benshi tuba dufite urukundo rugeze aho ngaho hose. Yaba njyewe numvaga bigoye gukomeza gukikira abana b'abandi kandi nanjye mbyara nkumva birandemere, kandi n'umugore wanjye nawe ndamwumva pe. Ntago ari buri muntu wese wabona imbaraga zo guha umuntu uburenganzira kugira ngo ajye kubyarana n'undi mu gihe badafite ubushobozi. Mbese buri wese aho ngaho yari afite agahinda ke. Bidatinze wa mukobwa nari nateye inda yaraje turabana. Umugore wari untwitiye naramukundaga, namwitaho bikomeye cyane. Ubwo isaha yo kubyara igeze mufasha mu kiganza turi mu cyumba byariramo, mu mutima ndimo nsenga nti Mana umwana na nyina b'amahoro. Ikiza kivuriro riteye imbere rero, umwana akivuka bamuguhana n'ibisubizo bya DNA. Mperuye umwana ndimo musomagura, dogiteri yinjiranye inkuru yankuye umutima. Dogiteri yaje avuga yuko umwana atari uwanjye. Narumiwe, numvise ngiye gusara. Ako kanya yahise namunyaka mu biganza byanjye rwose. Yumvaga umugabo ubwiwe icyo gisubizo no gukubita umwana hasi yabikora. Umwana amuhereza nyina, mpinduke nsanga nyina w'umwana arimo araseka arishimye cyane, areba umwana yibarutse, ubona anezerewe cyane. Ibyuko niyumvaga ntiyari abyitayeho na gato. Wa mukobwa wantandukanyije n'umugore wanjye, wa wundi nyine wampaye umunezero udasanzwe mu gihe numvaga twite mu mezi 9 nibwira yuko anwitiye, nasanze yararyamanaga n'abahungu batagira ingano. Bishoboka yuko nawe atarazi se w'umwana. Sinakubwira ubuzima nabayemo nyuma yo gutandukana n'umugore wanjye, ndetse no gutanga ikiguzi cyose gisabwa kugira ngo mbone umwana, ariko bikarangira mbuze byose. Aho gato reka amasimbuke, reka mbibwiriza umunsi wangize mubi kurushaho. Naje kwimuka muri uwo mujyi nari mpuriyemo n'ibibazo, nigira mu wundi. Ndimo nkora ka jogging, ka kagendo gato ko mu masaha y'imugoroba, izuba ririmo rirenga.
nabonye umugore warimo ashyira ibintu bisa n'ibiremereye muri butu y'imodoka. Nambuka umuhanda ngira ngo muhe ubufasha, ubwo muteruza igikapu cyari kiremereye tugishyira mu modoka. Yari afite imisatsi miremire cyane sinabashije kumureba mu maso yunamye, ariko aciniye ijwi nahise ndimenya. Duhuje amaso twembi twaguye mu kantu. Yari wa mugore wanjye wa mbere, wa wundi twatandukanyijwe no kubura urubyaro. Si byo gusa, yaregutse mbona arakuriwe. Ako kanya nabonye umusore ukeye rwose, bijya bigora yuko twemera yuko umuntu yasa neza kuturusha, ariko uyu musore yari mwiza ari ukuri, yari akeye kundusha. Yaje avuga ati shari mbabarira natinze, uyu muri kumwe ninde kumbona namumenye? Ubwo yabazaga njye umugore wanjye, nawe ati nakuwahoze ari umugore wanjye, ati arimo ndeba mu maso ati uyu ni uwahoze ari umugabo wanjye wa wundi nakubwiraga. Wa musore nawe ati okay, ndakeka mukeneye akanya, reka mbahereza akanya gato, reka ngutegereze mu modoka ntacyo. Uwo musore mbere yuko agenda yakoze ikintu cyanyeganyije umutima wanjye. Yaciye bugufi afata ku nda ya wa mugore wahoze ari uwanjye arayisoma. Ati mwana wanjye, mu minsi mike ndakubona, mu minsi mike njye nawe turaza kwibwirana. Yabibwiraga umwana uri mu nda wendaga kuvuka. Numvise neza amarangamutima yanjye ahungabanye. Nabaje wa mu ex wanjye ni hey, byagenze bite ko nari nzi yuko udashobora kuzabyara? Numvaga ntunguwe cyane n'icyo gitangaza kibaye cyo kumubona twite nyuma y'imyaka irenga 5 yose twari tumaranye twarabuze urubyaro. Numvise mfite amatsiko adasanzwe yo kumenya igihugu yaba yarivurije mbo, kuko icyo twarimo cyo rwose nta bitaro tutari twaragezeho. Umugore nawe arambwira ati burya bwose nta kibazo cy'ubugumba nari mfite, njye na Chris gutwita ntibyanatugoye habe na gato. Ubu turi hafi kwibaruka umuhungu wacu. Ndamubwira ni have oya, ntumbwire yuko iyo myaka ishize yose nijye wari ufite ikibazo. Burya ninjye utarabyaraga. Wa mugore wahoze ari wanjye ati umwana wawe ndakeye kuba ari hafi kugenda, ubwo niba ataranatangiye. Ndamureba ni burya rero ntabwo yari ngeze. Umugore nawe ati no kwihangana ni ukuri. Agiye kugenda nabaye nk'umutangira. Ndamubwira ni basi wambonera akanya gato tukaganira, wasaba indi minota mike ya boyfriend wawe tukavugana. Mu cyizere cyinshi ifite confidence ahagaze kubyo avuga ati ntabwo ari boyfriend wanjye, ni husband, ni umugabo wanjye Raymond. Amahirwe masa ahubwo nguko uko yansezeye. Icyambabaje kurushaho si ukwisanga atari njye w'umwana nari narategereje igihe kinini cyane, ahubwo icyanshenguye ni ukuba muri iyo myaka yose yatambutse ari njyewe utarabyaraga, ariko nkamutera agahinda ngatuma yiyumva nk'ingumba, nyamara ari njye wari ufite ikibazo. Inkuru yigesha.